Ndabashuhuje mwese, ndabifuriza amahoro ava ku Mwami Yesu Kristo, ngo imbabazi n'ubuntu atugirira bibane namwe mwese. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana rivuga ngo ni gute umuntu ashobora kubabarirwa ibyaha. Ni gute umuntu ashobora kubabarirwa ibyaha? Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, nyakubahwa n'amahanga yose, uhabwe icyubahiro. Tunejejwe nuko wemeye ko tugaruka imbere yawe, kwigishwa nawe uko umunyabyaha yababarirwa ibyaha. Data, icyaha kizana urupfu, kandi urupfu wararutsinze. Dushoboze kunesha icyaha kandi utwungura ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Amin. Uburyo umuntu ashobora kubabarirwa ibyaha. Kumenya ibyaha. Iyo dusamye urwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8 na Zaburi ya 51 umurongo wa 3 harabigaragaza. Yohana igice urwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8 haranditswe ngo, umutwe waho uravuga ngo kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Igihe cyose umuntu avuze ko nta cyaha agira, aba atutse Imana. Kamere yacu yishimira gukora icyaha. Ubwo rero kuvuga ko umuntu nta cyaha agira, aba abeshye, aba yise Imana inyabinyoma. Nyamara uyu munsi uzasanga benshi bavuga ngo siniba, sinsambana, sinica. Ubwo ibyaha mfite ni ibihe? Icyaha ni ukwica amategeko, kandi ibyanditswe byera biravuga ngo kamere yacu ni umwanzi w'Imana, kuko itajya yumvira amategeko y'Imana. None uhera he uvuga yuko nta cyaha ugira? Impagarike yacu yose ni mbi, kuva kurwara kugera ku musatsi. Ntidukwire kwishongora tuvuga ko nta cyaha tugira, kuko ijambo ry'Imana rirabivuze neza. Iyo tuvuze ko nta cyaha tugira, tuba twise Imana inyabinyoma. Zaburi ya 51 umurongo wa 3 haranditswe ngo, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Ayo niyo magambo ahari. Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Uwiteka atugire neza kandi adushoboze kwihana, kuko twebwe ntitwabyishoboza.
kwihana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 37 n'uwa 38. Iyo umunyabyaha amaze kumenya ibyaha bye, intambwe ikurikira ni ukubyihana, kubera ko ntushobora kwihana icyo utazi. Kandi ntabwo umunyabyaha yimenyesha ibyaha bye, ahubwo abimenyeshwa n'Umwuka Wera, nk'uko muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 8 habigaragaza. Reka tuhasome. Yohana igice cya 16 umurongo wa 8. Reka tuhasome twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira ku ngingo ijyanye no kumenya ibyaha. Yohana igice cya 16 umurongo wa 8. Hari amagambo avuga ngo, ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umumaro Umwuka Wera azabagirira. Umumaro wa Mwuka Wera ni ukutwemeza ibyaha byacu. Nta muntu ro wiyemeza ibyaha bye. Rero iyo umaze kwemezwa ibyaha byawe n'Umwuka Wera, igikurikiraho ni ukubyihana. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 37 n'uwa 38, reka dusome twumve. Hari amagambo avuga ngo, abantu 3,000 bahindukirira Imana. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? 38. Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'Umwuka Wera. Namwe muzahabwe iyi mpano y'Umwuka Wera. Ingingo ikurikiraho niyo kwatura ibyaha no kubireka. Umwuka Wera yaguhishuriye ibyaha byawe, urabimenya. Igikurikiro ni ukwihana, hanyuma igikurikira kwihana ni ukwatura ibyaha no kubireka. Imigani igice cya 28 umurongo wa 13. Imigani igice cya 28 umurongo wa 13 haranditswe ngo, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Iyi niyo nzira ikomeye cyane abantu badashaka kunyuramo. Ingingo yo kwatura ni ingingo ikomeye, kuko kwatura biri mu nzira yo kwezwa. Ariko uyu munsi umuntu ashobora guhishurirwa ibyaha bye akanabyihana, ariko kujya kwatura bikamukubita hasi kugeza igihe abitse ibyo yahemukiye abandi mu mutima we, akazarinda abipfana, kandi abo yaturira bahari, yaratinye kujya kubivuga ngo icyubahiro cye kidatakara. Ako niko kaga rero abitwa ko ari abakirisitu dufite. Ingingo ikurikiraho ni yitwa kuvuga icyaha mu izina. Kwatura icyaha ukavuga icyaha mu izina. Ntugende ngo ubebere ngo buriya ngo urabibona, oya. Iyo ngingo ntabwo ari cyo ivuga. Kwatura icyaha mu izina. Niba waribye runaka, waramwibye, genda umubwire ngo narakwibye, nakwibye iki n'iki. Icyakora kwatura, hari abaturirwa ibyaha mu ruhame, hari no kwatura ibyaha mu rwiherero. Ibyaha byawe niba warabikoreye ku mugaragaro, uraturira ku mugaragaro. Ariko niba ari mu rwiherero, uraturira Imana kuko no yabibonye. Nk'icyaha cy'ubusambanyi, kwatura bikorwa mu rwiherero. Icyakora
iyo umaze kubabarirwa ibyaha ukatura, ujya kumenyesha uwo mwasambanye kutakiri muri iyo nzira, nawe agashaka uburyo yakiza ubugingo bwe. Kuvuga icyaha mu izina, Abarewe igice cya 5 umurongo wa 5. Reka tuhasome twumve. Haranditswe ngo kandi niyimenyaho urubanza rwa kimwe cyo muri byo yatura icyaha yakoze, kandi niyimenyaho urubanza rwa kimwe cyo muri byo yatura icyaha yakoze, kandi niyimenyaho urubanza rwa kimwe cyo muri ibyo yatura icyaha yakoze. Izi ni inzira umunyabyaha anyuramo kugira ngo yihane byuzuye. Ntabwo kwihana ari ugukina, oya, kuko icyaha ni urupfu. Rero no kwihana uramutse ukina, waba urimo urakina n'urupfu. Ingingo ikurikiyeho, kugarura ibyibano. Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 15. Aragiye kwatura, agomba kugarura ibyo yibye. Ubu se uretse imbaraga y'Imana, umuntu wanyereje umutungo wa leta ungana na miliyari wenda 3 ashobora no kwirukanwa gukora ako kazi ntaba kikarimo. Ariko iyo ngingo yo kwatura agomba kuyubahiriza. Rero biragoye n'intege nke zacu tuba twifitiye, ariko niko itegeko ry'Imana rivuga, nta kindi dushobora kurenzaho. Kugarura ibyibano ni itegeko, bigomba kugarurwa. Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 15 hari amagambo shaka ko dusoma. Ezekiyeli igice cya 33 umurongo waho wa 5 hari amagambo shaka ko dusoma. Haravuga ngo yumvise ijwi ry'impanda, ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye aba ari we azabazwa, ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ndabona yari amagambo ajyanye no kuburira. Ni umurongo wa 15. Nibeshye murambabarira. Umurongo wa 15 uravuga ngo umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho, ntabwo azapfa. Nari nsomye muri Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 5, ariko nari nibeshye. Ni Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 15. Kwibeshya bibaho. Nari narebye nyine uko utariko. Urumva ko uyu muntu wihannye agomba no kugarura ibyo yibye. Aha hantu rero hatsinda abantu benshi. Gutsimbara ku cyubahiro kidafite n'icyo kivuze, nibyo bigiye gutuma abantu barimbuka ku rwego rukomeye. Arareba ibyo yariganyije, za ruswa yariye n'ibindi byinshi, agasanga ibyo bintu ntaho yabikura, nuko agaceceka ati nyine nishaka nzarimbuke. Nyamara kandi uwo ari kujya kwaturukana mubwira ko wamwibye unategetswe kubigarura, Imana yo ubwayo niyo
iyobora umutima we. Wari no gusanga yawuteguye ntugire ikibazo, ariko none wibujije ubugingo kubera ibyo ngibyo gusa. Ingingo ikurikira avuga ngo kwizera. Urwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9. Kwizera. Iyo umaze kugarura ibyibano, ndabona hakurikiye ingingo ivuga ngo kwizera. Urwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 haranditswe ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ugomba kwizera ko wababariwe, ntabwo ari ugushidikanya. Ikindi, ugomba kumenya ko Imana yarabisezeranye igomba no kubikora. Nta kugenda ushidikanya ngese burango nababariwe. Oya, we byizere kandi ubyemere, kuko ni Uwiteka ubivuze, ni nawe wabikoze. Ingingo rero isoza iravuga ngo amasezerano yo kubabarirwa ibyaha. Ugomba no kwiringira amasezerano yo kubabarirwa ibyaha, kuko Imana nibivuze ngo irakubabariye, ugomba kubyiringira ko ubabariwe. Mika igice cya 7 umurongo wa 19. Mika igice cya 7 umurongo wa 19 haranditswe ngo izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Ayo ni amasezerano, ni ibyiringiro dufite Uwiteka yadusezeranije mu ijambo rye. Uko niko ibyaha byacu nitubyihana tugakora zira nzira zose kubwo gushobozwa n'ijuru, ibyaha twakoze mu minsi yashize ntibizibukwa ukundi imbere y'Imana. Zaburi 103 umurongo wa 12. Zaburi 103 umurongo wa 12 haranditswe ngo haravuga ngo nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Uwiteka iyo tumaze kwihana izi nzira zose zigakurikizwa, nta kindi gikurikiraho ni ukwiringira aya masezerano tutajegajega, kandi Imana yarabisezeranye kandi niyo yo kubikora. Ubusobanuro bwo gutsindishirizwa. Nihaba imburanya mu bantu bakajya kuburana, bakabacira urubanza, batsindishirize uwakiranutse, batsindishe uwakoze icyaha. Aya magambo wayasoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 25 umurongo wa 1, no mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8 umurongo wa 32. Kandi yabikore kugira ngo no muri iki gihe byerekane gukiranuka kwayo, ngo ibi ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 26. Kwizera Yesu bingana no gutsindishirizwa. Iri ni ijambo ry'Imana. Ikindi, utizera ntashobora kunezeza Imana, ubwo n'imbabazi yamuha ntacyo zaba zimaze, kuko ntiyaba zizeye. Reka dukomeze. Nk'uko tumaze kubibona muri aya magambo y'ibyanditswe byera, umuntu umaze gusobanukirwa n'akaga arimo k'ibyaha bye, agasobanukirwa neza ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi ko iki gihano cy'urupfu yagihaniwe muri Kristo i Karuvari, avanye amakiriro ku kintu icyo ari cyo cyose, maze akiringira Kristo wamucunguye. Uwo niwe Imana ibona nk'umwere imbere yayo, atari kubwe, ahubwo imurebeye muri Kristo wamukijije, maze ikamutsindishiriza kuko yizeye Yesu. Bityo gutsindishiriza
ni uguhamya ko umuntu ari umwere ntacyo akurikiranwaho n'amategeko. Niyo mpamvu abababariwe ibyaha bakabyarwa ubwa kabiri cyangwa se bakihana, yaba urupfu rw'iteka ryose nta mbaraga rubafiteho, ndetse n'amategeko ubwayo, kubera ko bafite nyine amategeko mu mitima yabo, nta mbaraga abafiteho. Ariko ibi ntibivuze yuko amategeko ahita akurwaho, oya, ntabwo ariko bivuze. Umuntu ubabariwe abatsindishirijwe, kuko imbabazi no gutsindishirizwa ari ikintu kimwe. Binyuze mu kwizera, umuntu wizera arahinduka, akareka kuba umuntu wigomeka, wabyawe n'icyaha, maze agahinduka umuntu utunganiye Kristo. Uko niko uwababariwe ibyaha amera. Iyo yigomekaga birarangira. Iyo yari umusambanyi birarangira. Iyo yari umwicanyi birarangira. Iyo yari igisambo birarangira. Iyo yari umunyetiku birarangira. Iyo yari umuryi wa ruswa birarangira. Asobanukirwa yuko ruswa yica ubwenge. Asobanukirwa yuko kurya ruswa ari ubujura. Ikindi, akora inshingano yiwe cyangwa se ziwe uko bikwiriye. Ntarebera ku bandi, oya, ahubwo we ahanga amaso Kristo. Kamere yiwe irahinduka neza neza, igahindurwa n'Umwami Yesu, kuko yamutuje mu bugingo bwe. None uyu munsi ni bangahe twirwa tuvuga ko Kristo atuye muri twebwe, ariko imirimo ya kamere ikitugaragaraho? Uwiteka dufashe aturinde igicumuro, ndetse na kamere dutera urupfu. Reka dukomeze dusome. Uko guhinduka ntigukomoka ku ngeso nziza z'umuntu. Guhinduka kuba kubera ko Kristo yakira umuntu ngo abe umwana we yirerera. Umuntu arababarirwa akambikwa imyenda myiza cyane yo gukiranuka kwa Kristo, maze akagaragara ko nta cyaha afite mu maso y'Imana. 7-day Adventist Bible Commentary, volume ya 6, page y'1070. None twibaza, iyo umunyabyaha yihannye bigenda gute? Iyo umunyabyaha yihannye asobanukirwa no kubabarirwa kwa Kristo n'igitambo cye kimwezaho ibyaha. Uwo munyabyaha yemera urupfu rwa Kristo ari rwo byiringiro bye rukumbi muri ubu buzima no mu bw'ahazaza. Uko ni ugutsindishirizwa cyangwa se kubabarirwa kubwo kwizera. Utizera ntashobora kubabarirwa. Ariko abantu benshi bitwa bizera, ubwo ahari bose barababariwe nta wamenya. Twe ntabwo turi abacamanza, ntitureba mu mitima y'abantu. Urebamo n'umwe, ni uwayiremye, ni umuremyi wayo. None amaraso ya Yesu atumarira iki? Iyo umuntu yitwaye ku Mana yizeye koko kandi ababaye, amaraso ya Yesu amwezaho ibyaha byose yigeze gukora. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 9. Nubwo uwo muntu aba atarahinduka kamere, Yesu aramutsindishiriza, Imana ikamubaraho gukiranuka adafite mu by'ukuri. Ntabwo iyo tumaze kubarirwa ibyaha kamere yacu ihera ko ngo ikurweho. Nta nubwo izakurwaho keretse uyikuraho agarutse, uwo ni Yesu Kristo. Ahubwo ahari kamere hicarwa na Yesu Kristo, noneho kamere ikajya mu mubiri. Niyo mpamvu uzashiduka waguye mu cyaha kandi warababariwe ibyaha. Icyo gihe ya masomo yo mu byanditswe byera aravuga ngo, mbandika ibi kugira ngo mudakora icyaha, ariko nimukora icyaha dufite umurengezi. Hari abiyita intungane rero ngo bari ku rwego rwo kudakora icyaha. Ibyo ngibyo ni ibyabo, ntabwo bihuje n'ibyanditswe byera.
Abagalatiya igice cya 3:13 niyo aya magambo yo hejuru maze gusoma wayasoma. Tubarwaho gukiranuka tudafite kuko twizeye amaraso ya Yesu. Kubabarira gufite imigabane ibiri. Umugabane wa mbere ni ugukurwaho ibyaha byo mu gihe cyashize. Umugabane wa kabiri ni uko umunyabyaha akurwaho kuyoborwa na Satani. Gukurwaho kuyoborwa na Satani. Satani ntaba kidufiteho ububasha. Mu kubidukuraho, Imana iba iduteganyiriza umwambaro wo gukiranuka mu buryo bubiri. Ubwa mbere, gukiranuka tubarwaho, ari byo byitwa gukurwaho ibyaha byo mu gihe cyashize. Kabiri, gukiranuka duhabwa, ari byo bisobanura gukurwaho kuyoborwa na Satani. Rero nshuti zanjye, Uwiteka aradukunda ku rwego rukomeye. Gukiranuka duhabwa nuko tubarwaho, si ugukiranuka ku buryo bubiri. Hariho gukiranuka kumwe gusa guhesha agakiza, niko gukiranuka kwa Kristo. Kwiyerekana mu nzira ebyiri zombi zirakenewe. Imwe ntiyatwara umwanya w'indi. Inzira imwe rukumbi yo kubona uko gukiranuka ni ukwizera. Gukiranuka kudutsindishiriza nitwe kubarwaho, naho ukutweza turaguhabwa. Ukwa mbere kuduhesha uburenganzira bwo kwinjira mu ijuru, ukwa kabiri kuduhesha imico y'abakwiriye kuhatura. Ubutumwa ku basore page 32. Hari ugukiranuka duhabwa kukaduhesha uburenganzira bwo gutura mu ijuru. Niyo mpamvu buri igisambo ku musaraba cyahawe gukiranuka icyiciro cya mbere, kubera yuko cyahise gipfa. Rero ntabwo kigeze kigenda inzira kabiri ariyo yo kwezwa. Oya, ibyo ntibyakuyeho yuko kiri mu bazaragwa ubwami bwo mu ijuru. Yesu Kristo aradukunda, ntabwo yifuza ko twarimbuka, ahubwo yifuza ko twagira ubugingo buhoraho tukazabana nawe. Mbese nawe urabyifuza? Mbese kwizera ni impano y'Imana. Gukora k'umwuka no kumurikirwa k'ubwenge bw'umuntu bituma umuntu yizera Imana. Mu byanditswe byera, kwizera kwitwa impano y'Imana. Imbaraga izana agakiza niko kumurikira ukuri k'ubutunzi bwahishwe. Umwuka w'Imana niwe ushimangira ukuri mu mutima. Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume ya 7 page 940. Aya magambo wayasoma no muri Mariko igice cya 2:5 n'igice cya 10:52, na Luka igice cya 5:20, Abefeso igice cya 2:8, Abaroma igice cya 3:28 n'uwa 30, n'Abagalatiya igice cya 3:5 n'uwa 11. Dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo dukizwa n'amafaranga, nta nubwo dukizwa n'ibyubahiro dufite, nta nubwo dukizwa nuko tuzwe n'abantu bakomeye. Oya, dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Si amasengesho menshi, si ugufasha kwishi kwatugaragayeho, ahubwo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Mu gakiza nta kiguzi namba uretse icyo kwizera amaraso, igitambo cy'i Karuvari. Mbese ni icyo Umwuka Wera akora kuri twebwe abanyabyaha? Kuko umutima wawe wamaze gukangurwa n'Umwuka Wera. Ukubise amaso ibibi byawe bizanwa n'ibyaha n'imbaraga yabyo, n'ishyano rizanwa nabyo, maze wumva bizinutswe. Kuko umutima wawe wamaze gukangurwa n'Umwuka Wera. Ukubise amaso ibibi byawe bizanwa n'ibyaha n'imbaraga yabyo,
n'ishyano rizanwa nabyo, maze wumva ubizinutswe. Nta muntu n'umwe wazinukwa icyaha Umwuka Wera atabigizemo uruhare ngo amutsinde, amwereke ko icyo arimo arakora ari kibi. Niyo mpamvu kubwira umuntu ngo niyihane, arihana se arabishoboye? Umwuka Wera niwe umutsinda. Kandi si uko Umwuka Wera atadutsinda, ahubwo iyo adutsinze turatsimbarara, twarangiza tukanga kugenda intambwe ku ntambwe mu nzira yo kwihana. Ibyo nibyo bibaho rero, bikazarangira turimbutse kandi ijuru atari byo ryashakaga. Wahisemo kwiyegurira Imana, noneho yisange uyisabe kubikuhagira, iguha umutima mushya, maze wizere ko ibikora byose kuko yabisezeranye. Ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye niko biri, si uko mbyiyumvamo, ahubwo nuko Imana bisezeranye. Noneho ubwo wiyeguriye Yesu, ntugasubire inyuma, ntukongere kumwimura, ahubwo iminsi yose ujye uvuga uti ndi uwa Kristo, naramwiyeguriye. Umusabe kuguha Umwuka we akurindisha imbabazi ze. Kugana Yesu, paje 36 na 37 ndetse na 38. Tugana ku musozo rero, ndabinginga mu izina rya Yesu Kristo wapfiriye ibyaha byacu, ngo abe ari we twiringira ko adukiza. Ibyaha nta muntu ushobora kubyihishurira keretse Mwuka Wera ari we utsinda imitima yacu, nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 8. Imana y'amahoro ibane namwe mwese mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwami w'amahoro, uri mu ijuru, ingoma yawe ni y'umudendezo, si y'igitugu. Wapfiriye ibyaha byacu kugira ngo dukire. Ni nayo mpamvu utadutwaza igitugu kugira ngo ako gakiza tukabone, ahubwo urategereza kubwo kutubibamo umutima w'urukundo, rukunda ibyawe. Twagukunda, twagusanga ukatwakira. Dushoboze kukumvira no kumvira ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.